ntabwo amategeko yavuyeho, amategeko agomba kugumaho, ariko none hagasohora kuko yari yaraheze mu nzira. Yahejejwe mu nzira n'iki? Nuko yari ay'abantu. Itegeko ry'isabato ryakoraga mu mategeko y'imirimo, ariko Yesu aje ryinjira mu mategeko yo kwizera. Itegeko ry'isabato rihuriye hehe n'ubugingo duheshwa no kwizera? Abaruhuka isabato si bo bafite ubugingo buhoraho, kuko ubugingo buhoraho bunerwa muri Yesu Kristo. Ese umuntu yatubahirije isabato abacumuye koko cangwa icaha kigenwa n'undi murongo wa Bibiliya? Witeka umva gusenga kwanje, utaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo ca nimugoroba. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu bisozo muri kumwe nanje Manakiza Edouard. Abari mu Rwanda shalom, abari muri Afrika mwese mumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamulenge, abari mu Burayi, abari muri Aziya, abari muri Amerika mwese, abari muri Australia, tubakiye gusenga everyday tubifuriza kugubwa neza. Pastor muraho? Muraho neza. Makuru yanyu ni meza. Babashima Imana? Turimo turashima Imana, turakomeye. Ego. Aha. Pastor mwatangira musuhuza abantu murasenga Imana? Turasuhuza bene data muri Kristo Yesu abatugana kuri channel ya gusenga everyday, buri gihe cyose. Imana ikomeze kuduhana umugisha, dukomezanye umurimo, abadufasha mukasangiza abandi biganiro byacu. Imana ikomeze kuba kugubwa neza, murakoze. Imana turagushimiye, turaguhimbajwe neza uyu mwanya duhaye wo kongera kubona umwanya wo kuganira n'ubwoko bwawe kubw'inshingano ikomeye Yesu Kristo yadusigiye, kugira ngo twamamaze ishimwe rye kuko watugiriye neza mu minsi yacu yose yo kurama kugeza uyu munsi wa none, kugira ngo tuganire ibyiza byawe tubisangiza abatukunda n'abatugana bose, kugira ngo bidufashe bidukomeze muri mwaka musha wa 2026 twese dutangirire hamwe, kandi mungere ubugingo dukomezanye urugendo twatangiye rwo kuja mu ijuru, kugira ngo igihe kimwe nugaruka mu bwiza bwawe uje gushikira itoro twese kuzabura numwe kuyitambo ca Kristo ni ca bose, tuzagusanganire twambaye umubiri w'ubwiza kugira ngo duse nawe twimigoma y'iteka, tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Pastor wakoze. Pastor se ko abantu bamwe bavuga ngo ni kuwa gatandatu, abandi bakavuga ngo ni ku cyumweru, babikuye? Abantu bavuga ngo ni kwa gatandatu, abandi bakavuga ngo ni ku cyumweru. Ni inyigisho zitandukanye ziva mu mabwiriza ndetse n'imihango y'amadini amwe namwe. Uwitwa Gregoire wa 13 yabayeho hagati y'umwaka w'igihe 1582 n'igihumbi 1585, hagati y'igihumbi 1582 kugeza igihumbi 1585 niho yavuguruye kalendare iyo bise kalendiriye Gregorie, yabashije guhindura ibihe. Noneho rero hari kalendare ya Bibiliya, ubundi bikoresha amezi ya Bibiliya nkuko tuyasanzwe tuyasoma, tuvuga ngo Abibu kwa mbere, tukavuga amezi yose n'iminsi yose, Abibu, Zivu, Sivani, Tamuzi, Abo, noneho tukaba Eluri, Etanimu, Bula, Kislevu, Tebeti, Shebati na Adare. Ayo mezi 12 ya Bibiliya niyo yagenderaga kuri kalendare nziza yitwa kalendare y'Abayuda, ko ni bari bashinzwe iby'ijambo ry'Imana. Ariko yitwa Gregoire wa 13 akora indi kalendare nsha yitwa kalendiriye Gregorie. Noneho rero iyo guhindura niwe wavuze ngo ku cyumweru ni umunsi wa karindwi, kandi umunsi wa karindwi ari samedi. Nuvuga ngo samedi ni umunsi wa karindwi, dimanche ni umunsi wa mbere w'icumweru, ariko kalendari ivuga ngo ku cyumweru ni umunsi wa karindwi yazanywe na kalendiriye Gregorie hagati y'umwaka w'igihumbi 1582 igihumbi 1585 niwe byaturutseho, kugira ngo bamwe baje baravuga ngo samedi ni wa gatandatu, abandi bati dimanche ni wa karindwi, abandi bati dimanche ni wa mbere, abandi bati samedi ni wa karindwi. Niwe byaturutseho kuvuga ayo magambo. Naho Silvestre we
niwe wazanye kuruhuka dimanche. Noneho rero Constante niwe wahamije umubatizo w'ikimenyetso cyo mu gahanga. Abo bose nabagiye bayobora amadini mu buryo budafututse, ariko niho byakomotse. Niwumva rero abantu bavuze ngo samedi wa gatandatu naho bikomoka, ariko samedi wa karindwi. Urakoze pasi. None se muri iyo minsi yompi wo dukwiriye kuruhukamo n'ubuhe? Nta munsi w'umubiri dukwiriye kuruhukaho. Umuntu aruhuka naniwe, kuko mu Baroma igice ca 14 umurongo waho wa 5 bavanga iminsi yose irahwanye. Umuntu umwe rero ashatse yayihwanya, undi akayirutanishwa, kandi nta kiruta ijambo ry'Imana rivuga ngo iminsi yose ni kimwe, wahitamo ushaka, waruhuka ushaka, nta kibazo waruhuka ushaka kuko irahwanye. Ikigenzi wagenzura ese iyo minsi wemeye guhitamo ukora byiza, nuwo warutishije iyindi se wakoze byiza, ni ikibari genzura nta kindi. Pastor urakoze pastor, ko Imana yaruhutse kuwa karindwi, ni kwitwebwe dutaruhuka kuwa karindwi ari ubita isabato. Niba yararuhutse kwa karindwi kuwa munane yakoze iki? Ko imirimo yari irangiye ishize. Ikindi noneho rero ibihe birindwi Imana yageneye isi arico bita igihe cy'umuziranenge, igihe cy'umutima nama, igihe cy'ubutegetsi bw'abantu, igihe cy'amasezerano, igihe cy'amategeko. Nukuvuga ngo rira jambo rivuga ngo wibuke kweza umunsi w'ibisabato riri mu mategeko y'imirimo. Kuko Paulo yaravuze ngo tuje turiga gutandukanya amategeko y'imirimo n'amategeko yo kwizera. Ari amategeko yanditse ku bisate by'amabuye bareberagaho kugira ngo baje gukora imirimo, yari amategeko y'imirimo. Ayo mategeko y'imirimo rero Yesu amaze kuba umwami w'isabato arayategeka. Uwizeye Yesu y'amategeko yahindura amategeko yo kwizera. Niko byanditswe mu Baroma igice ca 3 umurongo wa 27 havuga ngo tuje twiga gutandukanya amategeko y'imirimo n'amategeko yo kwizera. Amategeko yo kwizera yatangiranye na Yesu. Ntabwo Yesu yakweha amategeko kuyasoza, byasobanuraga ngo kuyazirura kugira ngo noneho ye gukora nk'uko yakoraga ariko agumeho. Amategeko rero agomba kugumaho, ntabwo amategeko yavuyeho. Amategeko agomba kugumaho, ariko none hagasohora kuko yari yaraheze mu nzira. Yahejejwe mu nzira niki? Nuko yari abantu kandi akaba yari imirimo. Ariko Yesu aje amaze guhinduka umwami w'isabato, amaze kuzirura isabato. Muri Yohana 5 umurongo wa 18 amaze kwizirura niho amategeko yose yinjiye mu mategeko yo kwizera. Noneho rero itegeko ry'isabato ryakoraga mu mategeko y'imirimo, ariko Yesu aje ryinjira mu mategeko yo kwizera abizeye Kristo kugira ngo batsindishirizwe nawe. Nandizo mpamba Abagalatiya habivuze neza, haravuga ngo Kristo ataraza twarindwaga tubohewe gutwarwa na wa mushorera w'amategeko. Ubwo nibwo rero amategeko yatubereye pedagoge, umushoro wo kutugeza kuri Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitsindishirizwa na wa mushorera w'amategeko. Ayo yari amategeko ni imirimo, ntabwo yavuyeho, ahubwo Yesu amaze kuba umutware wayo yinjiye mu mategeko yo kwizera kugira ngo abantu bahinduke ibyaremwe bisha, babonye uburuhukiro bw'umutima, batakibonera uburuhukiro mu mirimo y'amaboko. Nahi y'amaboko yo mu nzu yafata uwashaka. Urakoze pasi. None se iteko ry'isabato rihuriye hehe n'ubugingo duheshwa no kwizera? Nukuvuga ngo abaruhuka isabato si bo bafite ubugingo buhoraho, kuko ubugingo buhoraho bunerwa muri Yesu Kristo. Kuruhuka ni imirimo y'amaboko, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo gukizwa ntibiva ku mirimo, ahubwo ni ubuntu bw'Imana biturutse mu kwizera. Abaefeso igice ca 2 umurongo waho wa 8 n'uwa 9. Ntabwo ari kubw'imirimo kugira ngo tutihimbaza, ahubwo ni kubwo kwizera. Ni ubuntu bw'Imana kubwo kwizera. Amategeko rero ni meza mu gihe c'amategeko nyine, hagati ya igihe ca amasezerano n'igihe c'ubuntu. Aho ngaho amategeko yari afite inshingano yayo kuko yari amategeko y'imirimo. Ariko noneho Yesu icatumye yahindura amategeko yo kwizera nuko abaruhuka isabato bicaga uwayikozeho. Ijambo ry'Imana riravuga mu Kubara igice ca 15 umurongo wa 32 ko bicaga uwakoze ku isabato.
yabatoragura udukwi bakamugenza, bamubona bakamushira ahantu hamwe, ijambo ry'Imana rikavuga ngo Imana igategeka ngo bamutera amabuye kugeza igihe apfiriye agapfa. Ibyo nibyo Yesu yaje kuzirura. Ariko usomye no Kuva igice cya 35 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3 avuga ko uzagira umurimo wose awukoraho kuri yo Sabato agomba kwicwa, kandi bikaba byemewe, kandi noneho ntiyagira ucana umuriro no muziko. Hariya muri Yohana igice cya 8 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 umugore wasambanye agomba kwicwa. Ayo mategeko rero y'imirimo yo kwica abantu bakoze bisha amategeko ahinduka ayo kubababarira niba bafite umutima wizeye, kandi ntabwo noneho rero uwihanisha ahabwa inshingano yo kwica. Oya, nizo mpamvu Yesu yagize amategeko yo kwizera. Urakoze Pastor. None byagenda bite kugira ngo abantu bose baruke ku Isabato? Abantu bose baruka ku Isabato nyine, kuko Isabato yo kwizera ikorerwa mu mutima. Nizo mpamvu hari abaruka y'umubiri ariko ntaco yabamarira bataruhutse y'ubugingo ariyo y'umutima. Iyo abantu barutse iby'amaboko batiharya ibyaha ntabwo batsindishirizwa n'imirimo. Oya, dutsindishirizwa no kwizera. Imana ibiduhereye ubusa kubwo gucungwa kubonerwa muri Yesu Kristo, niho haboneka uburuhukiro bw'ukuri. Matayo rero avuga ati mwese abarushe n'abaremerewe. Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 kweza 30, ni munsange ndabaruhura munyigireho kuko nduworoheje namwe murabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Nizo mpamvu yashizeho uburuhukiro bw'umutima kubizera, hakaba n'uburuhukiro bw'amaboko ku Bayuda. Ubwo buruhukiro bwombi buremewe, ubw'amaboko ku Bayuda n'ubwo kwizera ku Bakristo buremewe, kuko wakoraga ku Isabato yaricwaga, ariko ubu ngubu nta wakora ku Isabato ngo yicwe. Oya. Urakoze Pastor. Umunsi nyakuri dukwiriye kuruhukamo n'ubu nuwanditse mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 7 aho havuze ngo abakera bananiwe kwinjira muri ubwo buruhukiro Imana yateguye bitewe no kutagira umutima wizeye. Ariko noneho Imana irongera itoranya umunsi mu Baheburayo 4:7. Imana irongera itoranya umunsi, ari bivugira mu kanwa ka Dawidi ngo nubwo hashize igihe kirekire y'amagambo avuzwe haraguru ngo uyu munsi numva ijwi ry'Imana we kwinangira umutima. Wa munsi rero Imana yongeye gutoranya ni umunsi musha witwa umutima wo kuruhuka. Imana yongera gutoranya umunsi, ntabwo uwo munsi Imana yongeye gutoranya nk'uko bamwe bavuga ntabwo ari dimanche. Oya, Samedi niyo yari ihari ku Bayuda, ariko Imana yongeye gutoranya umunsi kuko kuruka Isabato bitatumye bayizera. Irongera utoranya umunsi, ari bivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hahise igihe kirekire y'amagambo avuzwe haraguru ngo uyu munsi numva ijwi ry'Imana ntibinangira umutima. Aho ngaho rero umutima w'umuntu uri uruhuka, ntabwo amaboko ari yaruhuka, aruhuka umutima kuko ni hari iby'ubugingo bituruka. Imigani igice cya 4 umurongo wa 23, nizo mpamvu bavuze ngo rinda umutima wawe kurusha ibintu byose birindwa kuko arimo iby'ubugingo byose bikomoka. Ntabwo Isabato y'amaboko rero itanga ubugingo, ariko noneho ntiyavuyeho kuko abanyabyaha batavuyeho, kandi noneho hakaba amategeko ari yatumenyesha icaha. Abaroma 3:20. Ntabwo amategeko yavuyeho, icazanye Yesu nuko yasohoza gusa, ariko ntabwo yakuyeho kugira ngo noneho muri kwa kuyasohoza abe no kuyazirura mwe namwe yarabeshejwe no kumara abantu. Urakoze Pastor. Ni kuri utabona mu madini ngo hariho abadiventiste w'umunsi wa 7 ni bandi? Amadini nyine arahari, hariho n'abadiventiste w'umunsi wa 7 aribo batagiranye na Elena G. White mu 1846 niho iyo muvema cyangwa se iryo tsinda ryatangiye. Noneho 1846 niho ryabaye, ariko kuva mu gihe cy'amavugurura ya Martin Luther 1517 kugeza 1846 abantu bari muri rusange izina rizwi ni Protestantisme, yari ivuye muri Catholicisme.
ubwo habayeho noneho rero abariteriye nibo baporoso ba mbere, abakariviniste nibo baporoso ba kabiri, aba anabatiste nibo baporoso ba gatatu, abangirikane nibo baporoso ba kane, ababatiste ni abaporoso ba gatanu, n'andi yikurikiranaho, ariko haza kuza abametodiste, abadiventiste, abahamya ba Yehova, aba Branham, ba William Mario, abo bose bari muri protestantisme. Rero mu 1846 niho G. White yazanye iby'isabato, ariko ntabwo ari byo byakijije abaprotestanti ba Martin Luther. Oya ntabwo ari byo yabakijije. Imaze kuhishurwa rero iyo sabato bayihinduriye imirimo, kandi yaraje ari iyo kwizera. Ariko Yesu yasize ayisize mu mategeko yo kwizera, ntabwo yashyize mu mategeko y'imirimo. Oya. Urakoze Pastor. Amategeko bavuga yari yanditswe ku bisate by'amabuye, harimo n'isabato. N'isabato irahari kuko yari amategeko y'imirimo. Itegeko rya mbere usomye no mu Kuva igice cya 20 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 17, ayo mategeko arahari. Ntukagira izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi y'epfo butaka, ntukabyikubita imbere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bitondera amategeko yanjye. Urumva rero nkageza kubuzukuruza babo b'igihe 1000. Iryo ryari rya kabiri. Noneho rero ni rya kabiri n'ubundi ko ntiyavuyeho, yaje gusohozwa, ntabwo amategeko yari kuva abanyabyaha batavuyeho. Irya gatatu ni ntukavugira ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazamubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Irya kane, wibuke kweza umunsi w'isabato. Urabona ryari ririmo mu minsi 6 uje ukora, ryari ririmo ari ukoramo imirimo yawe yose, ryari ririmo. Ariko wa karindwi niyo sabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose ukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa umunyamahanga wese uri wawe, kuko mu minsi 6 ari Uwiteka aremye ijuru n'isi n'ibintu byose, akaruka kwa karindwi, ngo nico catumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Kugeza ico gihe amategeko yarahawe Abisirayeli bavuye mu Egiputa yarayimirimo, niyo bagomba kugenzura. Usambanye bakamwica, kuko itegeko rya 5 rivuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo urabire mu gihugu c'Uwiteka Imana yawe iguha. Uwasuzuguraga ababyeyi aricwaga. Rya 6 ntugasambana, ntukice, wisha akicwa. Rya 7 ntugasambane, usambanya akicwa. Rya 8 ntukibe, wiba akicwa. Irya 9 ntugashinje mugenzi wawe inyoma, ushingiye mugenzi wawe inyoma akicwa. Irya 10 ntukifuze umugore wa mugenzi wawe, ntukifuze inzu y'umugenzi wawe cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikindi kintu cyose cya mugenzi wawe. Uwabyifuzaga wese bikamenyekana, ryari amategeko y'imirimo yo kwica. Ariko Yesu aje aza ari umwami w'amategeko. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ayo mategeko yabayeho kubw'abantu, ntabwo abantu ari bo babayeho kubw'ayo mategeko. Tugomba kuyategeka. Rero niko kwibita kuyasohoza. Gusohoza bisobanura ngo ntiyarashitse, ntibyari byuzuye, ntibyari byaraheze mu nzira, ariko Yesu Kristo aje arayasohoza. Bamwizeye bose bayasohoreza muri we. Abantu bose rero bagomba kuruhuka isabato kugeza igihe Yesu azazira, ariko ikaba isabato iri mu mategeko yo kwizera, atari amategeko y'imirimo. Pastor akoze. Pase, ese isabato ni itegeko rihoraho ry'Imana cyangwa ryari ry'igihe cya Mose gusa? Navuze igihe c'ubuziranenge. Nta ryari rihari, nubwo Imana yarutse ku munsi wa 7 ibintu byose bimaze kuba byiza, ntabwo yaritegetse Adamu, ntahahari. Imana ngo tuvuge ngo yabwiye Adamu ugomba kweza umunsi w'isabato. Yakuweza byatangiriye ku Bisirayeli bavuye mu Egiputa bari ku musozi Sinayi. Cyaba igihe c'umutima nama, ntabwo Imana yabihagaritse Nowa ngo imubwire ngo noneho urarokotse genda ubahiriza umunsi w'isabato. Oya. Noneho ubutegetsi bw'abantu ntabwo igihe c'umunara w'ibabera ari isabato bishe. Oya. Igihe ca Aburahamu ntabwo ari isabato bishe. Oya. Ariko igihe ca Mose bishe isabato bose barishwe, kuko yari igenewe igihe c'amategeko nyine. Ariko Yesu aje akuraho kwica bakoze ku isabato, ko yaraje kwisoza kugira ngo ayizirure.
byanditse muri Yohana igice ca 5 umurongo waho wa 18 yaje kuzirura isabato arabizira. Abayuda bashaka ngo ikomeze kubuko yari iri ku bisate by'amabuye. Pasi ko mutemeranye n'abantu ngo yaraziruye beco bako ataziruye. Habwo yaje gukurikomeza niko Bibiliya ivuga. Ntabwo Bibiliya ivuga gukomeza, si ivuga gusohoza. Yego. Ivuga gusohoza, noneho muri Yohana ikavuga kuzirura. Yego. Ntabwo bavuga muri Yohana bakuzirura. Ariko ntibavyemera yuko bayizirura ku bagabo. Babanga Bibiliya ni baroreri. Wese ni babanga Bibiliya tubagire bati Bibiliya ivuga ko Yesu yaziruye isabato akabizira. Kakita n'umwana w'Imana akabizira. Ibyo byaha byombi rero bamushinjaga nibyo yazize. Rero ntabwo ico Yesu yaziruye twakongera kugiziririza nk'abayuda. Ese umuntu yatubahirije isabato abacumuye koko cangwa icaha kigenwa n'undi murongo wa Bibiliya? Bitewe n'isabato iyo kwizera nuwanze kwihana ibyaha ngo aruhura umutima. Iyo imirimo nuwakoze twese twemererwa gukora, kandi muri Yohana igice caho ca 5 umurongo wa 17 Imana ikora buri munsi na Yesu agakora buri munsi, niko birivuga. Imana ikora buri munsi niye na Yesu agakora buri munsi. Ntandi twe twakwihimbira rero icyo Imana ibishaka n'amategeko yo kwizera kugira ngo twature ibyaha turuhuke. Pastor urakoze. Pastor kuko itegeko rya 4 ry'isabato ari ryo rishidikanywaho kurusha ayandi 9. Nuko ari ryo Yesu yaziruye ryonyine nta kindi. Andi mategeko yose muri hermeneutique, méthode d'interprétation de la Bible, andi agumuko yarari isezerano ry'isa rya kera ritavuguruwe mu isezerano risha tugomba kurigubana ukore, ariko iryavuguruwe ryaziruwe ni isabato yonyine. Ntabwo Imana yaziruye kuraguza, ntabwo Imana yaziruye kwiremera ibishushanyo, ntabwo Imana yaziruye kurahira ibinyoma, ntabwo Imana yaziruye kutubaha ababyeyi, ntabwo Imana yaziruye gusambana, ntabwo Imana yaziruye kwiba, ntabwo Imana yaziruye kwica, ntabwo Imana yaziruye gushinja ibinyoma, ntabwo Imana yaziruye kwifuza. Ibyo byose bigomba kuguma uko biri, ariko isabato Imana yaziruye igahinduka itegeko ryo kwizera. Nizo mpamvu no kwica kwavuyeho, ariko no kwica nabyo byaraziruwe kuko nta wishe wemerewe kwicwa mu isezerano risha. Ibintu byose rero byavuguruwe nuko umuntu wese wishe yayicwaga, wibye akicwa, wasambaye akicwa. Arega nuko nukuzirura ibyakorwaga byo guhora, itegeko ryo guhora Yesu yahagaritse, niko bita gusohoza amategeko atayakuyeho. Urakoze Pastor, kuki Yesu yakoraga ibitangaza ku isabato kandi akabirenganirizwa? Nukuvuga ngo Yesu yakoraga ibitangaza ku isabato, ariko ntabwo ibitangaza ari byo yaziraga, ahubwo nuko yadategeka ngo abantu bakore ku isabato. Kuko amaze kubwira umuntu ngo haguruka umaze gukira indwara yawe ongera wikorere ubirwe ku isabato, byari ibintu biri bibangikiranye bidasa. Yagombye kumubwira ngo ubwo ukize taha urahirwa uzagaruke gushikira uburiri, ariko kuko yari yararangije kuzirura ngo byuka urakize kandi wikorere uburiri bwawe ugende. Nizo mpamvu ahuye n'abayuda bamumereye nabi cyane, ariko aravuga ati wankijije arabaruta, ni wambwiye ngo nikorere, nta kundi byagenda. Namaranye namwe imyaka 38, hari ico mwamariye, none umuntu araje arankijije abariwe nanjye itegeko rye, yambwiye ngo haguruka urakize ikorera uburi bwawe ugende. Abayuda batireka dani byagashobokaga kuko batumvaga uburyo Yesu yari sohoje. Nizo mpamvu bagiraga ingorane y'ibyumvire yo gusohora kwaryo. Urakoze Pastor. Ese Yesu yasuzuguye isabato cyangwa yarishize ku rwego rusha? Yesu yarayubahirije, ayishira arayizirura kandi ntiyayikuraho, arayisohoza ayishira ku rwego rusha. Noneho ko arira ngo ahindura imyumvire y'abayuda ati noneho rero mwari muzi ko ari uko bimeze, ariko nje ndaje. Ubwo nje kwisohoza irahinduka ukundi mudashobora kumva bamwe. Ariko hari ababyumvise. Hari abantu n'ubu batarabyumva. Hari abatarabyumva, ariko abatarabyumva nibamenye iryo jambo gusohoza niki. Turifate nkaho ryaheze mu nzira nka mbere, cyangwa turifate nkaho ryasohoye. Uvuga ngo Yesu yaje kurishira ku rundi rwego. Ku rundi rwego rusha abantu bamwe ku myumvire yabo, rutine y'amadini. Urenze imitekerereze y'abantu. Rutine y'amadini ituma abantu badasobanukirwa gusohoza itegeko no kurikoresha ibyari byo. Urakoze Pastor. Igihe Yesu yavuga ati
isabato yaremwe kubw'umuntu. Yego. Yabivuze ashatse kuvuga iki mu mwuka? Yarashaka kuvuga ngo abantu bategeka isabato. Yego. Ku isabato ni umuhango, ariko umuntu afite amaraso kandi ari mu ishusho y'Imana. Yego. Ubwo rero yarashaka kuvuga ngo umuntu agene icakorwa ku isabato ye kumugenera ibyo agomba gukora. Yego. Pastor, itorero rya mbere ryasenga ku isabato cyangwa ku cyumweru? Hari aho Bibiliya ibivuga neza? Bibiliya irabivuga neza umunsi wo guterana. Ubundi ntabwo ku cyumweru, ntabwo ari umunsi w'isabato. Oya, ni umunsi wo guterana. Usomye Abalewi 23:39 ni guterana no kuruhuka biratandukanye. Abantu benshi guterana no kuruhuka biratandukanye. Isabato ni umunsi wo kuruhuka ku Bayuda, noneho rero ukaba umunsi wo guterana ku Bakristo, ariko na dimanche umunsi wo guterana nta kibazo. Rero abantu bagira amafuti n'abantu bavuga ngo twewe turuhuka dimanche. Muruhuka iki ko dimanche itigeze yitwa isabato? Ko nangwa n'abaruhuka isabato yigeze ibayo mu gihe c'Abayuda, ariko Yesu amaze kuyisoza nabo ntibabyumva. Bisobanura ngo icyumweru ni umunsi wo guterana, si umunsi wo kuruhuka. Ni nk'uko wafata uwa mbere, ni nk'uko wafata uwa kabiri, ni nk'uko wafata uwa gatatu, uwo wateranaho wose. Ariko kuruhukaho ari imirimo byari bigenewe Abayuda, naho yari umutima bigenewe itorero. Ubwo rero abagiye gusenga batatuye ibyaha nta buruhukiro baba binjiyemo. Nubwo baba batakoze bakaba batahinze, ariko iyo batatuye ibyaha nta buruhukiro baba binjiyemo. Urakoze Pastor, niki cyatumye benshi mu Bakristo bava ku isabato bakaja ku cyumweru? Ese byaturutse ku Mana cyangwa byaturutse ku mateka? Ni ubuyobe bw'amatradisiyo, ibyo bita imihango ya Katolicisme gusa, nta kindi. Kandi iyo sabato Yesu amaze kuyisoza nayo yavuye ku mirimo ija ku kwizera. Ubwo rero ntabwo ari abantu bahinduye, ahubwo ni Yesu Kristo wayisohoje. Abantu ntibabyumva, ariko abavuga ngo umunsi wo kuruhuka ni ku cyumweru nabo ni abayobe. Ni umunsi wo guterana nk'uko wafata uwa mbere uko ushaka, ariko noneho bamaze kuvuga ngo ibiro bifungwe. Uwitwa Silvestre, Papa Silvestre, wabayo hagati ya 314 na 335, wavuze ngo baje barakinga ibiro abakozi ba leta ku cyumweru. Niwe wazanye ayo mahano, bituma batekereza ko hari umunsi uruta iyindi, ariko nta munsi uruta iyindi. Oya, waruhuka ushaka, none ugaterana kushaka, byose ntabwo byagirirwa umunsi, si ngombwa. Yego, urakoze. Ese Paulo yigishije kuva ku isabato koko cyangwa amagambo ye yasobanuwe nabi? Ntabwo amagambo yasobanuwe nabi, kandi nawe ntiyakuye isabato. Yaravuze ngo amategeko n'ay'umwuka kandi ni meza. Abaroma 7:14 bavuga ngo amategeko ni meza kandi n'ay'umwuka. Rero ntava kuko abaye n'ay'umwuka yinjiye mu mategeko yo kwizera. None Abagalatiya 3:23 bavuga ngo kwizera kutaraza twarindwaga dohewe gutwarwa na wa mushorera, ariko noneho dutegereje kwizera kwari kugiye kuzahishurwa. Ubwo nibwo amategeko yatubereye umushorera. Rero ni meza kuko yawe Abayuda, kandi na uyu munsi ni meza kuko niyo akitumenyesha ibyaha, kandi abanyabyaha baracariho, yo kutugeza kuri Kristo kugira ngo dutsindishirizwe no kwizera. Ariko kwizera kumaze kuza ntitwaba tugitwarwa na wa mushorera y'yo mategeko. Ni Abagalatiya 3:23 kugeza 25. Urakoze Pastor. Ese gukizwa, ese Pastor, ese gukiza kugaragarira mu kubahiriza isabato cyangwa mu kwizera Yesu Kristo gusa? Yesu Kristo aruta isabato. Uwumwemera aba yemera isabato iri muri Yesu nyine, kuko wemera Yesu yemera n'ibimurimo, kandi isabato iri muri Yesu kuko rero waje kuyisohoza, kandi nano akaba ari n'umwami wayo. Uwizera Yesu arayifite. Pastor, urakoze. Ese Pastor, kubahiriza isabato ni ikimenyetso cy'abantu
bakijijwe cyangwa ni imbuto yo gukizwa? Ari riri mu tegeko ryo kwizera nica abakijijwe, kuba bakijijwe bahora bateshuka bakagaruka bagapfukama bakihana bakaruhuka imitima. Ubwo rero ni ikimenyetso c'abakijijwe iyo iri mu ruhande rwo mu mategeko yo kwizera. Ariko yari ku mubiri ibikiri muri b'Abayuda, noneho rero abari itegeko ryitwa umushorera y'abataragera kuri Kristo. Ni gute umuntu ashobora kubahiriza isabato atagwa mu mategeko? Ni ukuvuga ngo iyo bibaye legalisme kandi bibaye umutwaro biba bisubiye mu bubata. Iyo bibaye legalisme kuko ibyica abantu ni extirpation, legalisme na ascétisme muri doctrine biblique. Ibyica abantu nsubiremo ni extirpation, extirpation ni legalisme ni ascétisme. Extirpation ni ugukeka ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba yaratandukanye na kabere. Oya, iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba afite kamere ariko akayitegeka. Legalisme ni ukuvuga ngo amategeko nishobora kugutsindishiriza. Nayo ntabwo ari ibyo kuvuga ngo ngiye kugenzura. Ico gihe habaye inyugute, kandi inyugute ntabwo ikiza ahubwo inyugute irica. Izo mpamvu yo muri legalisme abantu batsindishirizwa n'inyugute kandi inyugute irica. Ni ibisate n'amategeko yanditswe ku bisate n'amategeko yanditswe ku bisate by'amabuye, sara yanditswe ku by'inyama ariyo mitima yacu. Kwara yanditswe ku bisate by'amabuye, hari n'ayanditswe ku by'inyama ariyo mitima yacu. Ayo niyo atsindishiriza bizera. Nahaya ku bisate by'amabuye Abakorinto ba 2:3 kugeza kwa 6 nayo inyuguti. Ayo inyugute rero ntabwo atsindishiriza abantu, ahubwo ayo kwizera niyo atsindishiriza abantu. Niyo yanditswe rero ku by'inyama ariyo mitima yacu. Urakoze past. Ese isabato ifitanye isano n'ikimenyetso cy'inyamaswa 336 mu byahishuwe? Mu byahishuwe abantu bayubahirije nk'umunsi wo kuruhuka biba bibaye ikimenyetso ca ya nyamaswa. Naho ari uguterana umuntu aterana umunsi ashaka, ariko w'isi wo kuruhuka kandi ntuhinduke kiba kibaye ikimenyetso c'iyo nyamaswa. Ukuri ni ukuhe noneho? Ukuri ni uko twaruhuka icumwe ari uguterana atari ukuruhuka. Umuntu yakubariza isabato akayiruhuka akayiterana ari uguterana atari ukuruhuka imirimo y'amaboko, ahubwo ibyombi bikabyo kuruhura umutima, niho byaba ari bizima. Urakoze pasi. Ese hazagera igihe isabato izaba ikibazo gikomeye hagati y'abakristo? Nta kibazo gihari. Ubujiji bwatuma biba ikibazo, n'icumwe ubujiji bwatuma biba ikibazo, gitewe n'ubujiji bw'abantu n'inyumvire. Kuko ntabwo ijambo ry'Imana ritubwira ngo tuzazira isabato, riratubwira ngo tuzazire Kristo. Mu Bafilipi igice cya 1:29 haravuga ngo ntabwo twahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo twahawe no kubabazwa kubwe. Ntabwo abantu rero babarizwa isabato, babarizwa Yesu. N'abaziza akarengane mu kinyejana ca mbere ntawe bishe kubera ziri isabato, ahubwo babishe kubera bazira kwanga kuva kuri Kristo Yesu. Abishwe kubera isabato y'umurimo n'Abayuda. Pastor Akoze, ese kubahiriza isabato byaba ikimenyetso cyo kumvira Imana mu minsi y'imperuka? Ariko uburyo bwo kwizera ukaruhuka umutima byaba ikimenyetso, ariko ari imirimo yabisubiye mu Bayuda, ico gihe ntabwo cyaba kikiri ikimenyetso cyo kubaha Imana mu minsi y'imperuka. Pastor Akoze, umukristo ukora akazi keshi, yakubahiriza isabato ate mu buzima busanzwe? Ashatse yakora iminsi yose, kuko na Yesu akora iminsi yose, n'Imana ikora iminsi yose. Ni ngombwa se ngo yubahirize y'amaboko? Ikibi nuko yabura umwanya wo kwihuza n'Imana no guterana kwera. Naho y'amaboko yo na Imana ikora buri munsi, na Kristo agakora buri munsi. Byanditswe muri Yohana igice cya 1:17. Pastor Akoze, ese isabato igomba kuba umunsi wo gutagira ico umuntu akora burundu cyangwa wo kwitandukanya n'ibikorwa bibi gusa? Ku Bayuda haravuga ngo ntukagire umurimo wose uwukoraho. Ni ku Bayuda. Aho ni ku Bayuda. Ariko ku Bakristo iminsi yose irahwanye. Uhisemo wakora ibyiza nta kibazo nabwo. Ari ugukora ibyiza, gukora ni byiza. Kandi ntitwabaho tudakora, ko nibyo bitubeshejeho. Ukoze ibyiza re, ikibazo nukuvuga ngo uyu munsi kirazira gukora ku kintu, sinda gutekera kuko isabato yatangiye, sinda kuzimanira kubera isabato yatangiye, ico nico kibazo. Naho gukora ibyiza ku isabato nta kibazo, kandi gukora cyane ntibyabuza umuntu gukora ibyiza. Base ni gute umuntu yabaho
mwisabato mu mwuka atari mu mihango gusa. Mu mwuka ni ukwihana ibyaha buri munsi kugira ngo imitwaro y'ibyaha ayiture, nk'uko iryo jambo rivuga ngo mwese abarushe n'abaremerewe ni mu nsange ndabaruhura. Ntabwo ari imirimo y'amaboko Yesu yavugaga uburuhukiro bw'imitima. Mwese abarushe n'abaremerewe ni mu nsange ndabaruhura, mu nyigire uko ndworoheje namwe nibwo burahabwa uburuhukiro mu mitima yanyu. Ni mutima Yesu yavugaga, ntiyavugaga imirimo y'amaboko. Pastor, ese watekereza ko isabato ishobora kuba ikizamini cyo kumvira Imana mu minsi y'imperuka kuki? Ni igihimbano c'abantu, nta kizamini gihari. Abayumva nabi zabaciraho iteka. Bizaba nk'indahiro, ni nka kurya abantu bavuga ngo wambara birebire, wambara bigufi, wambara iki, ni nk'ibyambarire, ni imihango y'amadini, ariko ntaho bihuriye n'ubugingo buhoraho. Ibyo kureka imirimo y'amaboko ntaho bihuriye n'ubugingo buhoraho. Igihuye n'ubugingo ni ukuramya Imana kuri uwo munsi, si ukudakora kuri uwo munsi. Kuko hari abanga gukora imirimo kandi bafite inzangano mu mitima yabo, ariko uko batamenye isabato y'ukuri ko ari kuruhuka umutima, ugasanga bazacirwaho iteka kandi bayubahiriza. Ese isabato ni impano y'Imana yibagiranye cyangwa n'itegeko ryirengagijwe? Nimba ari itegeko ryirengagijwe kubera iki? Muri byose nta gisubizo kirimo, ko ntabwo ari impano y'Imana kandi ntabwo itegeko ryirengagijwe. N'ubu turacayakurikiza. Na Paulo aravuga ngo yashiriweho abanyabyaha kandi abanyabyaha baracariho. Ntabwo amategeko rero azava iteka ryose, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo azapunguka na iyota. Matayo 5:17, ibihe bizashira ariko itegeko ry'Imana ntirazavaho na iyota n'akanyugute gatoya. Ariko kutavaho iyota ntibisobanura kutiyongeraho iyota. Ikitagabanutse kiriyongera, nizo mpamvu Kristo arusa ayo mategeko kandi akabaruta iyota. None se Pastor, isabato ni impano y'Imana? Ndi kuvuga ngo ni itegeko ry'Imana, ariko rifite igihe rigenewe kandi risobanurwa mu buryo bubiri. Hari itegeko mu buryo bw'imirimo, hari n'itegeko mu buryo bwo kwizera. Abizera rero Kristo Yesu bakubahiriza amategeko yose muri we n'isabatirimo, kuko nimwe babonera uburuhukiro. Reka tubashimire Pastor, reka tugushimire ko watwemereye duha umwanya wawe. Reka dushimire nawe warwanye natwe muri kiganiro. Reka dushimire umuntu ufata ibiganiro byacu akabishara cyangwa akabihereza inshuti yiwe. Reka dushimire umuntu ukora subscribe cyangwa koze sabone. Nawe ushobora gukora ubwa mbere ugeze kuri gusenga everyday, tugusaba kanda subscribe cyangwa gukora sabone kugira ngo uzazubone ibiganiro byacu bitakugoye. Pastor, niki wabwira abantu cyane ya gusenga everyday kubatugana badukurikira badufasha? Ni 078 666 9 666 078 666 9 kuri channel ya gusenga everyday. Murakoze, Imana duhana umugisha twese. Kigana utaha. Shalom shalom. Shalom. Umva gusenga kwanje, utaka kwanje kukugereho, gusenga kwanje gushimwa imbere yawe kumubavu, no kumanika amaboko yanje kube nk'igitambo cya nimugoroba.